Dushimiye Imana uyu munsi wa mbere w'iki cyumweru. Imana ishyirwe hejuru kandi yamamare mu byo dukora. Ni umunsi w'156 w'umwaka. Imana iduteje intambwe nshya. Nubwo imirimo yawe yari mibi ikakujyana kure y'Imana, ariko kubw'urukundo Uwiteka agukunda, aguhagurukije abacamanza bo kugukiza amaboko y'abanyamahanga. Turasoma igitabo cy'abacamanza igice cya 2 umurongo wa 16. Maze Uwiteka ahagurutsa abacamanza babakiza amaboko y'ababanyagaga. Umva, birashoboka ko hari icyo wakoze umutima wawe ugakomeza nawe ugucira urubanza kitari kiza mu maso y'Imana. Ibyo biguteza ibyago, bituma ubuntu bw'Imana bugenda, hanyuma ibyago biba byinshi, bigeragezo biba byinshi, ibibazo biba byinshi, uriheba mu mutima. Ariko umva nkubwire, urukundo rw'Uwiteka ni rugari, urukundo rw'Uwiteka rurakomeye, rutumye ahagurutsa abacamanza baje kukuburanira, bo kukubohoza, bo kugusubiza umunezero, bo kugusubiza agakiza. Wongere ujya guterana, wongere usubire kuririmba, wongere usubire gukorera Imana nk'uko wabikoraga mbere. Ayo maboko y'abari barakunyaze, ibyo byari byarakunyaze, bigutwaza uburetwa, bigutwaza igitugu, byari bikujengereje, bikuraza udasinziriye, byarakubujije apeti yo kurya, byarakubujije amahoro, byaragutwaye umunezero, byari bigufashe y'ijambo, byari bikuzaniye igisuzuguriro, byari bitumye wumva nta kintu gishoboye, byari bitumye wumva wihebye, wumva ubuze ibyiringiro, wumva utaye umunezero udasanzwe muri wowe. Abacamanza Uwiteka azanye barakuburaniye, barabohoza ibyawe, baragusubiza agakiza, baragusubiza agaciro, baragusubiza ibyiringiro, baragusubiza n'imbaraga, kuko urukundo rw'Imana rurakomeye. Mana, ndagushimye ko ibubigaruye. Urakoze ko ugarutse kuri mwene data kubw'urukundo n'imbabazi zawe nyinshi, kandi umugarutseho bundi busha. Ndagushimiye ko umuburaniye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.